ntukumva amabwira y'abahisi n'abagenzi nk'aka gahungu iyo witora ukabwira oya ntabwo muzi oya rata reba ukuntu umuntu ushaje gutya wazanye amagaragambyo wagira ngo ni urwugu umbwira ukuntu yabagize ino myaka 50 adafite umugore ufite umwana witwa Tesi ufite n'akana kitwa Keza ukumva ubwo rero umbwira amabagare n'umugore wawe ariko iyo wifata ugahimba inkuru ukashyira ku karubanda gutya mbeshya ni gute umuntu ashaka kukubeshya ni gute umuntu ashaka kukubeshya ntabwo muziranye ntabwo tuziranye nuko ngo gerage kugupikira hano ku gikuta musanzwe musambanira hano ku gikuta usansokana ku Gisenyi shiri waretse kumva amabwira urungushurire yewe ngo ntayumva wagisambuye cy'umu ariko se tuvugisha uramfatira iki ko uri wasokanye n'amasenye koko urarusenye iyi ni habara yawe nawe ntiwibyivanga wese byihira urarusenye koko uragahabara utakufa wewe na kuhurumia twaraburanye mbaho kumbe bya hatari wewe wari umeze ute? meze neza nta kibazo twaraburanye ese ko hari ahantu ushaka kukujyana wabyemera ashaka kukujyana urabona ugeze Rwanda Expo nta kibazo akazi mbase suti ashaka kukubyaza umusaruro pe yavuze byo nshimisha shaka narakurebye mbona muri size zanjye mbere y'urugo urugo gusasa ahubwo nijuru tuzajyana aho ngaho ko kabije abaye gitonore arawe ako ndo wawe n'ukuri niyo mpamvu nanjye nshaka kubyaza umusaruro ahubwo urabyemera nshaka kubyaza umusaruro so bivuze ko ibintu byose umbwira ko munjye nawe twaje kugamba ngushyigikiye byoroshye cyane ko mbona ko naryoshye ubu ni hari umuntu urimo kukwitaho utari njyewe umuhe wundi urimo kukwitaho uri kumurokinga se wamujenewe ko ibyacu butabizi wakwikomereje ukagenda ugiye kumutonora muraziranye se aka gahungu karashaka iki hano ntabwo wasaka nyine niba ugiye kumutonora kuko ibitonore bireze urareba uru ni urunyogwe sibyo ndakubaza ahangaha urahashaka iki none kubaza ntibitera kumenya wibagiwe ko ufite umugore wakwigendeye so ufite umugore ni mushiki wawe uyu shida ufite mushiki wawe utakufa bibaya wewe na kuhurumia subivamo please uvemo akakanya nose reba ibintu nkoreye urakundana n'umugabo wubatse reba ibintu nkoreye ukamusenyera urugo wowe wirwa wanga gufata neza umugore wawe nkundana ugafata neza umukobwa gushikaza ufite umugore afite umugore n'abana beshyera umugore ntukumva amabwira y'abahisi n'abagenzi nk'aka gahungu iyo witora ukabwira oya ntabwo muzi oya rata reba ukuntu umuntu ushaje gutya wazanye amagaragambyo wagira ngo ni urwugu umbwira ukuntu yabagize ino myaka 50 utakufa bibaya wewe na kuhurumia n'akana kitwa Keza ukumva ubwo rero umbwira amabagare n'umugore wawe rero none ariko iyo wifata ugahimba inkuru ukashyira ku karubanda gutya mbeshya ni gute umuntu ashaka kukubeshya ni gute umuntu ashaka kukubeshya ntabwo muziranye nuko ngo gerage kugupikira hano ku gikuta musanzwe musambanira hano ku gikuta utakufa bibaya wewe na kuhurumia urungushurire yewe ngo ntayumva wagisambuye cy'umu
ariko se tuvugisha uramufatira iki uramfatira iki ko uri wasohokanye uramusenye koko urarusenye iyi ni habara yawe nawe ntiwibyivanga wese byihira urarusenye koko uragahabara umva rero mbanze nawe mbwire kubwiza ukuri n'undi munsi ndakwiyamye n'undi munsi ndakwiyamye ntukaze ujya guhagarika arakubeshya ko kimeze ese umuntu afata wazi gusa utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Umugore ni ikibazo njyewe nagushaka kumagara ko utankozeho wambwa none se kugukoraho bisaba iki unkabona ukuri isogura iki urarangikiza iki buryo utakorwa urumva umuhagaze utankozeho ntabwo nakuzana amatwi mfite ariko ubwo bw'iki gihe ibonyemo iki umusore asanga uri shuga dadi kukira nk'igihaza urumogi narandinda ipfa guhagarika uko ubonye kose ariko waribonye nibona ubundi ibigabo nk'ibi bibahe ubwo se ubu ndibaza nari nyobye ntabwo nari nyobye ukuzimu gusa wari uyobye se wari uyobye umbwiye ngo sisita ariko nawe ntabwo ukazi nubwo nari nyobye ariko ntabwo ukazi gusa uribonamo iki iyi mbwa y'umugabo uba muzima cyangwa uratekereza natekereza ntabwo urareba ndi tayipu yawe ubundi ubona ndi tayipu yawe ku buryo ushobora no guca gucya icyo nzi cy'uruhehesi ahubwo ndakurenze kugira ngo sinkurenze undenze iki reba igishati kiba cyambaye ukagenda uhagarika abantu bose ubonye ariko mfatiranye n'ubusaza okay mu byubahiro byawe wanshakaga iki wambaza biki nashakaga tuganire numve ko aricyo nakugezaho okay ngambwira kumbi asa neza ariko nashaka gusa neza kwa kubyongera byashoboka ubyongera sinavuze ngo ni sugar daddy ariko nyagasani okay washaka kongera urahari ikibazo mfite ariko hari ibyo ubura muri wowe hari ibyo ubura ndabura ikingero ahubwo si cyo ufite cyuzuye niki none urambaza iki hari ikintu nakwatse nyine njye hari ikintu nakwatse hari icyo nakwatse nyamara naguhindura ubuzima urampindurira ubuzima se ubwo ndimo ni bubi cyangwa urishimye ndishimye nyine ndetse uranishimye ubwo kakirasi ibihehesi urijogonyora ndijogonyora ingazi mi wowe nanjye nagukora reka nkubwire usibye iyi myeru yari inkuru ubu nibwo ndimo kubona ko nari nyobye imyeru wankura hese ntabwo uri tayipu yanjye rwose nyine urarora tayipu yanjye urareshya n'urukiko rwanjye warangiza ukambwira ngo ni tayipu yawe ntandi isoni ubwo n'ubwiyemeze reka nkubwire ntubona ko unyitesheje naguhindura ubuzima nakoroheye urakabye n'undi munsi n'undi mbere ishyano ry'umukobwa ya ba